mbabwire ahantu nakuye amafaranga yo kugura imyenda. Murabona ni hagati mu kwezi, sinavuga ngo naba nahembwe. Aya mafaranga nayo muri YouTube. Amafaranga nayatwa tuntu mubona mbabwira ngo numva nyine ndigaye, numva ndababaye, ndavuga hangaha nashyizemo negligence bose, kuko kwambara neza k'umwana ni ishusho y'umubyeyi. Usanga hari igihe tuvuga ikaze ku Mubyeyi magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Nge nibahizi Umutesi Lydia. Nutarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi umugore agomba kwitaho, umubyeyi agomba kwitaho mu rugo. Rero tutaratangira reka mbabwire ibintu nakoresheje kugira ngo mbe nsa gutya. Nakoresheje ku munwa, nakoresheje iyi bayita gute? Okay, iyi lip liner yo mbese ni nka contour, niyo nakoresheje iyi ngiyi. Hanyuma ndangije nsigaho nisiga na MAC nimero ni A81. Kano ka MAC niko nakoresheje. Donc kugira ngo mbe nsa gutya ku munwa ni ibingibi nakoresheje. Iyi MAC nimero A81, hanyuma ni lip liner nimero 13. Okay. Hanyuma nisize na fond de teint ya MAC. Iyi MAC nimero NC43. Ndumva ariko bayita NC43 43. Handitseho nanone undi mubare wanditseho nanone ni A12. Hanyuma rero mu ntoki nisize aya mavuta ya Jergens. Aya mavuta ya Jergens ni meza. Ayo nakoresheje ni amavuta ya citron. Umva urayisiga ukumva intoki zimeze neza. Nyuma yo gukoropa, nyuma yo gukora mu mazi, urayisiga ukumva ziroroshye, ukumva ziri kunyerera, mbese ukumva amavuta hari ukuntu agaburiye umubiri. Rero nibyo ngibyo nakoresheje. Hanyuma iyi kanzu niyo muri Rara Store. Rara Store agira amakanzu meza bitewe na commande wamuhaye, ukamubwira uti nkeneye iki umfashe, ndashaka rwose ikanzu nziza. Umva rero Rara Store niwe wanyambitse. Umva iyi kanzu ndayikunda, ifite ibara ryiza, ifite akamodeli keza, muri make nambaye neza. Hanyuma rero twihuse mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ibintu nk'umubyeyi, nk'umugore agomba kwitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari ibintu usanga twirengagiza nk'ababyeyi, usanga hari ibintu twirengagiza nk'abagore, ukavuga uti nta mafaranga mfite, ntago byihutirwa, mbese ukagenda ushyira mbese ubyigize inyuma ku ruhande. Nk'urugero nk'abantu bafite abana bagenda bakurikirana, hari ukuntu uvuga uti okay, umwana mutoya azambara ibya mukuru we, azagenda yambara ibya mukuru we, ugasanga mbese wa wundi mutoya ni nkaho nta kintu gishyashya afite, ni nkaho nta kenda kazima afite, mbese wavuze uti ngiye kukagura aricyo ngamije. Ni muri urwo rwego rero navuze ni oya, ibingibi rero birakabije, kuko naracikinze ndareba mbona umutoya rwose bafite imyenda ya mukuru we, noneho ugasanga kwa kundi yagiye ipfuba, kwa kundi nyine igenda isaza, mbese akaba ari byo ugenda umwambika. Nsanga rero nanjye niko nagiye mbikora ibyinshi, nk'utwenda two mu rugo cyane cyangwa se utwenda two gutemberana atari kujya mu misa, ugasanga rwose hari ukuntu harimo negligence. Nangije ndavuga nti rero ubu ukuntu byangendekeye, ndi kubategura ngiye kubajyana ahantu
ndebye kubera imvura yari iri kugwa ndavuga rero ngomba nyine gureka murebera imyenda imufurika, imyenda iri bumurinde imbeho. Udupantaro nkareba ngasanga shwi ntabwo tumukwira neza, ngasanga tumwe ni duto cyane utundi n'utunini, ntabwo arayigeraho ko kuri kugendera ku ya mukuru we. numva nyine ndigaye, numva ndababaye, ndavuga ahangaha nashyizemo negligence, ngomba kumushakira imyenda, ngomba kumurebera imyenda. Nuko mukuru we nawe rero afite imyenda, ariko noneho uko akura agenda yisiga, ugasanga nyine ntabwo imukwira neza, ukabona wenda uko yambaye ari kugenda ukabona ntabwo ari comfortable. Ndavuga nti rero reka nzafata umwanya ngende mushakira imyenda, mbese mbiteho bose, kuko kwambara neza k'umwana ni ishusho y'umubyeyi. Usanga hari igihe tuvuga ngo bafite icyo kurya, minerval rishyuye ibiki, ntiduha agaciro cyane imyenda bagomba kwambara, ariko ni ikintu tugomba kwitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko umwana usa neza ni ishusho y'umubyeyi, umwana wambaye neza ni ishusho y'umubyeyi. Kandi turabizi neza yuko kwambara neza k'umwana nawe biramushimisha, kandi nawe biguhesha ishema, biragushimisha, mbese ugahaca wenda. Nuko rero ndangije fata gahunda, ndavuga reka njye kubashakira imyenda. Nuko rero njye kubibereka, ntabwo ari ibintu byo kwirata, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ati si nyine nabuze icyo nkora, ujya ni ukugira ngo n'undi wese wumva ubishyira ku ruhande, ubishyira hirya, nawe ufata akanya uvuga uti oya noneho reka iki ngiki nkiteho, reka iki ngiki ngihe umwanya uhagije, sibyo? Imyenda rero naragiye ndayireba, rero reka mbabwire uburyo bwiza bwo kugura imyenda ni ubuhe. Nuko ibi ngibi nabyigishijwe na mukuru wanjye, najyaga mbona ukuntu yabigenzaga agiye kugurira abana be. Yafataga, tuvuge niba ari agapantaro akakarebera ibyo bijyanye, agapantaro kakarebera ibyo bijyanye, akajipo kakarebera icyo bijyanye, gutyo kugira ngo utazambika umwana nyine ibintu bidahuye, ibintu bitajyanye, ibintu bidasa neza. Rero nanjye ndi kubikora nicyo nagenderagaho, nkavuga ntoke afite amakanzu yo kujyana mu misa aya ngaya, afite udupantaro two mu rugo tuno, two gusohokana, ibyo gukinana, gutyo nyine nkagenda ngura muri ubwo buryo, muri ibyo byiciro. Rero ahanini imyenda batari bafite ni imyenda yo mu rugo ndetse n'iyo kujyana ahantu bisanzwe basohotse nko mu rugo. Iyo mu misa yo irahari, niyo mu birori. Nuko rero ndagenda ndi gushakisha nyine gutya ahantu nayigurira, ngo ku muntu ndaguye ku mwana twiganye, urumva yanyigaga imbere, nongeye ndamwigaga imbere, we yiga inyuma. Nkabona isura ndayibuka, ariko agasubu ndamubaza ngo nkuzi hehe. Nuko arangije rero ahita ambwira ngo ariko ndakuzi. Ambwira sunzi hehe, tuziranye hehe? Arambwira ati twariganye, twarabanaga no muri chambre. Nuko ndamubwira nyine ndi gushaka imyenda y'abana, ahita ambwira ati reka nkwereke ati njye mfite imyenda y'abantu bakuru, reka nkwereke umuntu nzi ucuruza imyenda y'abana. Nuko aramunyereka Gakuru, uwo muntu witwa Gakuru. Noneho yambaye imyenda myiza pe, reka nzi nyibereke rwose. Ngubu nari ndi kubishyira ku ruhande kugira ngo nze kubibereka neza, bitewe kubitandukanya bitewe n'ibya buri mwana, mbese umukuru cyangwa umutoya, icyo hejuru cyangwa icyo hasi, kugira ngo bize kutworohera kubireba. Ngayo rero nguko uko uwo mwana twiganye aramfasha, arandangira. Umva Gakuru rero imyenda arangije arayindebera, kuko
mpitamo shamva twenda twiza ubona turi unike, ubona twiza. Nanjye ndangije ntaha nishimye ndavuga umva ibi rwose ahangaha ndagikoze. Nuko rero kambabwire ahantu nakuye amafaranga yo kugura imyenda. Murabona ni hagati mu kwezi, sinavuga ngo naba nahembwe. Aya mafaranga nayo muri YouTube. Amafaranga naya twa tuntu mubona babwira ngo ngo amavuta yo kwisiga, ngo imitako, ibiki nagiye kira ku ruhande. Mbonye rero ko abana bakeneye imyenda ndavuga okay, nanjye nk'umubyeyi iki ngiki nicyo kintu ngiye guha abana banjye, ngiye kubagurira. Ese imyenda ngiye kuyibagurira muri aya mafaranga ya YouTube. Nuko rero namwe rero birashoboka, ushobora gukora YouTube channel ukayikoreraho ubucuruzi ku buryo utazabura amafaranga y'umwenda w'umwana, ku buryo utazabura amavuta yo kwisiga, ku buryo utazabura mbese twa tuntu tw'ingenzi ukenera. Gusa ntabwo upfa kubibona ako kanya kuko ni akazi mu kandi, bisaba kudacika intege, bisaba kugira umuhate nyine. Uyu munsi bikanga, ejo bikemera, ariko ugakomeza. Ariko havuyemo ikintu gikomeye rwose ndavuga ntabwo nabyihererana, reka mbibabwire ukuntu byagenze. Nuko ubwo rero nawe aho uri, niba uri kwibaza uti wenda nakora iki, niba uri kwibaza uti wenda nyine ndashaka ikindi kintu kinyunganira wenda ku mushahara, kimfasha mu bushomeri, kimfasha mbese mu buzima bwa buri munsi, gahoro gahoro nyine ugenda umenya ubwenge, ugenda mbese umenya icyo gukora, umenya icyo wahindura mbese mu mibereho yawe gahoro gahoro. Gusa nakwibutsa yuko atari ibintu byoroshye, ni akazi mu kandi nyine nta cyoroshye kibaho. Ni ukudacika intege mbese no guhora wiga udushya tw'ikintu wakora. Maze kubishyira ku murongo rero none reka mbibereke uko bimeze, hanyuma nawe nuramuka ukeneye utwenda tw'umwana uzarebe Gakuru. Reka duhere hano hepfo nk'aka gashati. Ni agashati ariko yanakambara nk'akajipo igihe haba hashyushye. Aka nako ni keza, aka ni akambere. Hanyuma aka kabiri, muri iyi minsi rero hari utuntu tw'utujinsi nyine tugezweho. Ubwo rero n'abana nabo ntabwo bacikanywe, abana nabo ntabwo batanzwe. Reba aka nako ni keza k'aka jinsi. Hanyuma dore n'agapantaro nako ni keza. Udupantaro dore n'akandi nako murabona ko ari keza. Dore n'akandi gapantaro nako murabona ko ari keza. Hano hari n'agasarubeti ndende, sibyo? Namwe murabizi ukuntu rwose iyo umwana yambaye neza uba wumva wishimye, sibyo? Hano hari agakanzu, hari n'akandi gakanzu. Murabona ukuntu ari keza. Dore akandi gasarubeti. Akandi gasarubeti nako kararyoshye, gafite akabiri keza. Nako ni keza.
harimo n'agakanzu, kano gakanzu nako ni keza. Dore akandi gasarubeti, se ndakita gute, agasarubeti ni agaki, nako ni keza. Dore n'akandi, hanyuma turabira n'ibyo hasi. Hanyuma dore udupira rero, udupira natwo ni twiza. Dore n'akandi kiriho, dore n'akandi, dore n'akandi. Nagiye mvanga, hakaba hari utwo mfashe dutoya, hakaba hari n'ako mfashe kigiyeho hejuru, bya bindi nyine byo kugira ngo itazahita imusiga vuba. Dore akandi gapira nanone. Mu by'ukuri mva nabonye naraguze utwenda twiza pe, nahisemo utwenda twiza. Dore n'akandi gapira. Hanyuma rero n'utundi tu jacket ngo twitwa utubombe. Ngaka murabona ukuntu ari keza. N'akandi murabona ukuntu karyoshye, nta mbeho ntaki, umwana azaba yarimbye neza neza. Hanyuma rero tugiye ku mukuru we ntabwo yarakeneye imyenda myinshi cyane, ariko kubera ko iri kumusiga nawe narayimushakiye. Dore aga t-shirt nako ni agakumi, agapira k'imbeho, kandi ga t-shirt. Dore akandi, dore akandi ga t-shirt. Nawe rero namuguriye akabombe. Urabona ko nawe azaba yarimbye, azaba ameze neza rwose. Hanyuma rero amapantaro, murabona ukuntu ko ari keza. N'akandi, ujurugutu. Keza. Hanyuma n'akandi gapantaro. Dore akandi rero ko muri sama, murabona ko ari keza. Rero mu gihe ugiye kugurira abana ni byiza yuko nyine ushyira mu byiciro, ukavuga uti okay, umwana afite umwenda uyu nguyu, akeneye uyu nguyu, gutyo gutyo, ku buryo nujya no kugura uvuga uti aha ndagura uyu nguyu, nkeneye uyu nguyu, gutyo gutyo. Ni byiza yuko nyine utagira akajagari mu myenda y'umwana, ngo uvuge wenda ngo mfite jeans gusa, mfite amakanzu gusa, gutyo. Ugenda ushyira mu byiciro, ukavuga uti yagiye aha akenera uyu, yagiye aha akenera uyu nguyu, mbese ku buryo ugira equilibre mu myenda y'umwana. Ibyo ngibyo biragufasha no mu kugura, ku buryo utagurira mu kavuyo. Hanyuma rero umva, uramutse ukeneye utwenda tw'abana twiza, umva rwose murabona ko ari mwiza pe. Ndabashyiraho nimero, hanyuma mwihahire, mujye guhahira abana, ntitukabashyire ku mwanya wa nyuma, ntitukirengagize ngo dukabye,
tujye tuvuga tuti noneho aho bigeze ahangaha ngomba kumushakira iyi myenda. Si ngombwa ngo ugure 5, 10, niyo wagura 2 gutyo gutyo ukavuga uti nzajya ngenda nongera uko mbonye amafaranga, uko mbonye ubushobozi, mbese ku buryo ugira equilibre mu bintu byose. Rero ni inshingano z'umubyeyi, ni inshingano z'umugore gukontrola, ugacekinga, ukavuga uti okay, ahangaha ngomba kuhitaho, ahangaha ngomba kuhafata gutyo kugira ngo utazaseba, kugira ngo hatazagira umuntu ugucishamo ijisho, kugira ngo hatazagira uvuga uti uriya mugore nta kigenda, ntabwo yita ku bana, yita kuri ibi ngibi gusa gutyo. Nk'ababyeyi rero, nk'abamama, nk'abagore, murabizi ko dukunda imyenda. Umva ukavuga uti uciye ahangaha ubonye nta kenda nagiraga, reka mbe nguze kano gakanzu, reka mbe ngize gutya. Rero uko tubigira ku myenda yacu, uko tubigira twitaho n'abana ntitukabaterane, n'abana ntitukabibagirwe. Rero nanone ni byiza yuko ubikora mu buzima busanzwe, ku buryo umwana umumenyereza yuko agomba kwambara neza, ku buryo umwana umumenyereza yuko agomba kuba asa neza, yambaye umwenda umeshe usa neza, atari bya bindi uvuga ngo yewe dufite fete ahangaha reka njye guhaha, uti we hari ikintu kizaba reka njye kugura umwenda. Hoya, ni byiza yuko uba ufite equilibre ku buryo watungurwa utatungurwa, ugomba kuba ufite ikintu umwana wawe agomba kuba yambaye. Rero ni byiza yuko tubyitaho, tubiha agaciro mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'ababyeyi, nk'abagore. Hanyuma rero niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, nawe utaha. Bye.